Ni nyuma y'uko umukobwa wa Nyuburiyani umutinganyi kahebujwe yaje kubona ari gucikanwa hiti, agafata kamera akajya mu ndorerwamo akikamera akibyoroga muri wuncence. Mbega muri timu ya Jihad ngo nagagomba gutangwa, wabonaga yuko ajombamo igitoki akazamura umuntu kagashyira ku mazuru. Ni nyuma y'uko umukobwa wa Nyishadiba atakijya Dubai kubera ko yabuze isoko, ngo babikubitaga muri wuncence, mbese hari umwenge hose banyuzagayo. Yaje kwibera urwamenye kuri iyi mihanda yacu, baramumanuka bamwibutsa uburyo yabaye. Yewe ngo n'imbwa zigira uko zibigenza, ibyo myumva n'abantu. Dore ngo uyu Murungisabe nyuma yo kuvuga benshi cyane ko yarozwe, bamuzindukije bamuzana imbere y'abantu ngo agire icyo yavuga. Ahana abantu bari bishimye bari gukubita ikirori byatinze. Hanyuma dore ngo uyu ari guhondobera ibitotsi byamwishe. Dore ngo uyu Jihad nyuma yo kugaragara atunura afinura ndetse asigaho n'agasabuna akubita, yasebye mu mihanda ya Kigali. Dore nuko yifashe ibimwaro byamufashe, aho ari kugera hose baravuga bati iki kigabo mugikubite mukirukane mugishwi. Nagamamunwa. Dore ngo uyu Murungisabe n'urucupa runini rwamuriture mu ntoki arimo atenjwe umupolisi amubwira uburyo Irene yamugajwe na yAGO bitewe n'amapanci n'ingumi n'ibiki yamukubitaga akamumugaza.